Yes kabisa, buri kintu tubona mu buzima gifite icyo kitwigisha, ariko benshi ntibabyitegereza. Ubu ni mu bumwe mu buryo bwo kureba ibintu ku rundi rwego. Iyi ni Insights and Analysis, aho twigira kuri societe, aho twigira kuri culture, aho twigira kuri nature ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo tugire ukuri nyako ku buzima bwacu bwa buri munsi cyane kabisa. Rero uno munsi muri Insights and Analysis tugiye kureba impamvu urubyiruko rureka vuba ibintu rwatangiye, proje rwatangiye. Rero iri ni isesengura ry'imitekerereze yo kureka vuba, yo gutangira ikintu ukakireka hakiri kare utaragera ku musozo. Hari ikintu kigaragara hose, uku ni ukuri kutazengurutse cyane kabisa, kandi gifasha buri rubyiruko muri rusange. Urubyiruko rutangira ibintu byinshi ariko ntirubirangize. Ntibiterwa nuko rufite impano nke, rufite impano nke, nongere mbisubiremo, rufite impano nke, ahubwo biterwa n'iki kabisa hano. Ntago biterwa nanone nuko rufite ubwenge buke, nta nubwo biterwa nuko rufite amahirwe make. Ibi biterwa n'ikintu kimwe gikomeye gihangayikishije buri wese ufite intego muri rusange, ufite papasi muri rusange. Rero urubyiruko rwacu ikibazo kimwe rufite ni ukwitoza kumara igihe kirekire ku kintu kimwe rwatangiye, rukirinda kujarajara. Uyu munsi tugiye gusesengura impamvu yo kureka vuba byabaye ibintu bisanzwe cyane pe muri rusange, kandi n'impamvu ibyo bituma abantu benshi baguma aho bari. Cyane cyane muri rusange urabizi, abantu bakunda kujarajara, baba batangiye business imwe bakumva yuko batangira iyindi, ibi bikabatera kujarajara. Niba focusinga kuri ya business imwe yabafasha kugera ku nzozi zabo, nubwo watangira byanga, ariko cya gitekerezo cyawe wagize bwa mbere nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi mu buzima. Rero ikibazo si ugutangira, ikibazo ni ukuguma kuri bya bindi watangiye. Gutangira ni ibintu byoroshye, kandi buri kintu gishya gifite excitement, gifite icyizere, gifite imbaraga, ariko nyuma y'igihe gito rezilita zirakererwa, umunaniro uraza, ibitekerezo bitangira kugushuka. Aha rero niho benshi bahagarara, aha niho benshi bareka bya bindi batangiye bakajya mu bindi bitewe na bya bitekerezo byabashutse. Nyamuneka fata umwanya utsinde iki kibazo cyo kwirinda gutangira buri kanya, buri gihe utangira ibintu bishyashya, ahubwo iga kuguma kuri bya bindi watangiye, nibyo bizagufasha kurusha ibindi. Iyo turebye urubyiruko rwinshi rutozwa gutangira, ariko nta muntu n'umwe wigeze urutoza kwihanganira igihe nta kintu kiri kugaragara, igihe nta rezilita zihuse ziri kuboneka, igihe uri ku bwonko buri kukubwira ati reka tubireke, ariko ukabasha kubutsinda ukavuga ati sinareka ibyo natangiye, ndahangana nabyo mbigumemo mpaka ngeze kuri bya bindi niyemere. Rero ubwonko bwaratojwe kuba butihangana. Icyo ni ikintu nacyo gihangayikishije abantu muri rusange. Iga gutoza ubwonko bwawe kwihangana. Isi ya none yubakiye kuri ibi bintu ngiye kukubwira none. Isi ya none iyo turebye, cyangwa nawe iyo urebye, usanga yubakiye ku bintu byihuse, kuri response zihuse, ku byishimo by'ako kanya,
harimo za social media, harimo za entertainment, harimo za notification. Iyi ngiyi ni by'isi iri kugenderaho muri aka kanya. Rero ubwonko bwa muntu iyo butitoje kwihangana, ibi ngibi burabutsindwa cyane. Ibi ngibi rwose birabutsinda kurusha ikindi kintu cyose gikomeye. Rero igisha ubwonko bwawe ko iyo budahise si ngombwa, iyo utabibonye ibi si ngombwa. Ibi ngibi rero nibyo bizafasha ubwonko bwawe ibyo ngibyo kubitsinda. Wumva yuko nimba butabibonye, wumva yuko nta kintu wahombye mu buzima, wumva yuko nta kintu wabuze mu buzima. Icyo nicyo kintu kizagufasha kurushaho kugira ngo ubashe kwihanganisha ubwonko bwawe ibi byose bugenda bunyuraho. Iyo ubwonko butamenyereye gutekereza, cyangwa se iyo ubwonko bwawe butamenyereye gutegereza, ntibushobora kwihanganira process iba ndende kurushaho, bwikubye nk'inshuro nk'ijana cyangwa se 1000 bitewe. Kandi nanone success nayo iratinda cyane, nayo ikaba ndende kurushaho. Ariko ubwonko bwa benshi bwatojwe ubuhubutsi, ibintu ukabihubukira, ukavuga ati nimba ntagiye ikintu, nimba ugahita respondinga, ugahita uvuga direct, utabanje gutekereza, utabanje gushyira mu nyurabwenge yawe. Wumve se ikintu ngiye kuvuga, ikintu ngiye gukora, ese ni ikintu cy'ingirakamaro, ese ni ikintu kitari buneze ibibazo, ese ni ikintu kitari bumvane muri mood y'ibyo ndimo. Rero banza ufokasinge kuri icyo kintu, wige kwirinda ikintu kijyanye n'ubuhubutsi. Bizagufasha cyane mu buzima cyane bwa buri munsi. Dukomeza rero, kuki urubyiruko rufata kureka nk'ikindi kintu gisanzwe? Kuki nimba watangiye ikintu ukakireka wumva ko ari ibintu bisanzwe? No, wifata nk'aho ari ibintu bisanzwe. Bifate nk'aho ari ikibazo gikomeye, gifate nk'aho ari ikibazo wumva yuko hari ikintu wahungabanyije, wumva yuko hari ikintu wangije mu mibereho. Rero ya none, kureka ntibigira agaciro kandi ntibigira igiciro. Agaciro ndetse n'igiciro, value and price. Kandi nanone kureka nta gihano cyo kurangiza. Nimba ubiretse ntawe uri buguhane kuko wabiretse. Ikibazo kiraza kuri wowe kandi n'ingaruka uzazibona. Rero buri gihe hari ikintu gishya. Iyo umuntu aretse, ntibimutware mu bintu byinshi, ahubwo akifokasingira kuri cya kindi yatangiye. Nicyo kintu kimufasha kurusha ibindi byose mu buzima. Yisuzuma, ntiyiyumvisha ko hari icyo yatakaje iyo yaretse bya bindi. Ibyo rero aho ngaho, nimba utisuzuma ukaba utiyumvisha ko hari ikintu utakaje kuko uretse cya kintu, aho ngaho urimo urakora ikosa rikomeye. Hitamo ikintu ubanze ukigeho, ubundi mbere na mbere yo kugitangira ubanze ukigeho, ubanze urebe solution, ubanze urebe outcomes, ubanze urebe se bizagenda bite mu minsi iri imbere. Rero iyo kureka bibaye ibintu byoroshye, gukomeza rero nabyo biba bidafite agaciro. Iyo bikoroheye kureka, na bya bindi uba ugiye gukomeza nta gaciro biba bifite, kuko nabyo ubu uzageraho ukabireka, ukabirirwa uzenguruka muri iyo zigizage yo gutangira ureka, bikazarangira nimba wanashoyemo amafaranga agashya, nimba wagize n'ikindi kintu cy'agaciro washyizemo, time yawe ikangirika, ukazasigara uririra mu myotsi. Angira kuvuga ati iyo nza kubimenya mba narakoze ibi. Rero wirinde icyo kintu cyazagutera iyo nza kubimenya. Rero kureka kenshi bituma confidence yawe igabanuka, umuntu yibona nk'uri kurangiza. Urimo urabyumva?
umuntu akibona nk'aho ari kurangiza bya bindi yatangiye, kubera ko ari guhora atangira kumva yuko nimba ageze kuri minimum byibura ya 30% y'icyo kintu mu kugikora, kumva yuko ageze mu cyiciro cyo kukirangiza, kandi yakabaye ahatana mpaka ageze ku ijana kugira ngo abone yuko byamubyarira umusaruro. Gutangira biguhindura ikinyoma cyangwa se bigahinduka ikinyoma bitewe nuko iyo utangiye buri poroje buri gihe nabo abantu bo watangiranye bwa mbere nabo bagufata nkaho uba uri kubabeshya, kuko n'ibya mbere warabitangiye urabihagarika, rero babifata nkaho ari ikinyoma, bakaba nta muntu n'umwe wagushyigikira, akaba nta muntu n'umwe wakujya inyuma, bikarangira ufailinze, cyangwa se watangira business buri munsi bikaza kurangira ubuze abakiriya bitewe no kwaguhora muri societe bakuziho gutangira business buri gihe. Rero fata umwanzuro, ufata umwanya urebe yuko wakiga kuguma kuri cya kintu kimwe watangiye, nicyo kintu kizagufasha kuzagera ku nzozi zawe mu buzima. Ikindi twareba ni icyitwa ngo ntabwo ari ibyanjye. Ngo ibintu ntabwo ari ibyawe kandi ari wowe wabitangiye, ugatangira kubyihakana. Ese waba watangiye business ukayihakana, ukumva yuko yabe yande, ukumva yuko uri kuyihakana ngo izabe yande kandi ari wowe wayitangiye? No, nimba watangiye ibintu bikaba bitaraba perfect, ukumva ko hari igikuba cyacitse, ahubwo umva yuko ariho imbaraga zawe ziri kugira ngo ushyiremo intege kandi zikumotive gukora cyane kugira ngo uzagere kuri icyo kintu watangiye. Abantu benshi baravuga bati nabonye bitari ibyanjye. No, ntabwo watangira business atari yawe, ntabwo watangira ikintu atari icyawe, ariko rero akenshi si uko nyine biba atari ibyawe, ahubwo nuko byasaga n'igihe kirekire. Iyo urebye maha, abantu benshi basuzuma ejo hazaza habo mu byumweru 2, nyamara impinduka zifatika zisaba amezi, zisaba imyaka, kandi nanone zigasaba icyo bita repetition, ukazajya uhora usubira mu cya kindi watangiye. Nicyo kintu kigufasha cyane. Si uko abantu bose batangiye ari perfect, nta muntu wese uvuka azi ikintu, ahubwo ukagenda agikuriramo agikora buri gihe, nibyo biza kumugira perfect, akaza kugeraho akakimenya. Iyo usuzuma ikintu rero hakiri kare, birangira ucitse intege, bikarangira utakimenye kandi nawe utimenye muri rusange, kuko n'ubundi cya kindi kigeraho kigacika, cya kindi watangiye n'ubwonko bugeraho bukakibagirwa. Ubwo urumva rero bihita biba nka doesn't exist, ntibihita biboneka nyine, ni ibintu biba bitariho nyine. Ubwo urumva kuko uba warabyirengagije, bihita birangirana na cya gihe wabisoreje. Rero fata umwanzuro, nimba utangiye ikintu ntugisoze utageze ku musozo nk'uko wabipanze, ahubwo fata umwanzuro ugikore kandi wongere ugikore mpaka ugeze kuri wa musozo wiyemeje. Nimba bizafata imyaka 10, don't stop in the central like mu myaka 5. No, ibyo ngibyo ntago byaba ari sawa, byaba bizakwangiriza ejo hawe ha buri munsi ndetse n'intego wihaye. Rero icyo tugiye kureba nanone ni ingaruka zo kureka vuba. Kureka ikintu watangiye vuba, kukireka habura gato, niko nabivuga, habura gato gutangire kubona inyungu. Rero iyo kureka bibaye umuco, wumva nta kintu ugumaho, ukumva wahora utangira buri munsi, impano yawe iguma ari potential. Icyangirika cyane buriya kenshi na kenshi si amahirwe, ahubwo icyangirika ni icyizere cyo kwiyubakira ejo hawe hazaza
hahita hagwa mu mazi abira, hahita hangirika, uhita ubaho nk'umuntu udafite intego, uhita ubaho nk'umuntu udafite direction. Ubwo urumva rero nta hantu uba ubarizwa, ni nk'aho nta tageti uba ufite muri rusange, ubaho uko uriho ukavuga ati nimba nariye nkabona naramutse ibyo birahagije. No, ibyo ntabwo bihagije, kuko ushobora kuba uri kubibona uno munsi ejo ukabibura. Fata umwanzuro, nimba bitari kuboneka uno munsi, ahubwo ukore muri cya gihe cyawe uraba uri kubabara cyangwa uraba uri guhura n'imvune, uraba uri kugira muri cya gihe kizaza, uraba uri kuhasevingira, nicyo kintu kizagufasha. Abantu rero bagera kure buriya nuko mutabizi, si uko ari abantu bakomeye kurusha abandi, ahubwo ni abantu babasha gufata icyemezo cyo kutava ku kintu mbere y'igihe, cyo kutava ku kintu mbere ya time wasetinze kizamara, cyo kutava ku kintu mbere ya ntego wihaye itaragerwaho. Icyo kintu nimba wagitangiye washyizeho time maximum ikizamara, wijya munsi yayo gikore, kandi wongere ugikore, buri gihe wongere ugikore paka ugeze kuri cya gihe. Nicyo kintu kizagufasha muri buno buzima turimo. Niba hari ikintu kimwe wibuka rero twarebeyemo hano muri iki kiganiro cyo kureka rero turabizi si icyaha, ariko kureka buri gihe ni ikibazo gikomeye cyane cyane pe, kinugarije urubyiruko, kinugarije umuntu uwo ari we wese muri iyi si ya none. Rero iyo utitoje kuguma kuri cya kintu watangiye, cya kintu kimwe, cya kintu cyawe ugumana buri gihe, bizarangira nta kintu na kimwe ugezeho, nta kintu na kimwe kizagufasha kugera kuri iyo ntego ufite. Fata rero umwanzuro uyu munsi, utangire n'ikintu kimwe, numara gusobanukirwa impamvu ugifashe, waba uri urubyiruko, waba uri umuntu uwo ari we wese, bizagufasha gutera intambwe kandi bikongerere kudasubira inyuma. Uyu munsi reka ikintu kimwe mu buzima bwawe wumve icyo kikwigisha, kandi ugikoreshe nka insights wize iyo ariyo yose. Ibintu byose wabonye mu buzima ibyo ari byo byose ubirebereho, ariko bikwigisha. Buri insights ni intangiriro yo guhindura ukuri kwawe. Rero muri video ikurikira tuzarebera hamwe analysis imwe ishobora guhindura uburyo ubona ibintu ndetse n'uko ubyumva. Rero guma hano wige, wongere utere imbere. Ni kuri Venados Click Diaries.